usenga ibishushanyo mwakagira imana mwe? Ntabwo musenga ibishushanyo murabizi, ariko se muzi ko hari icyo twita ishusho iranga Imana, iranga ububasha bw'Imana umuntu aba adasenga kandi akeneye kwifashisha. Niba mushaka rero kugira icyo mwifashisha, muzifashishe iyo nzoka y'umuringa iri mu Bibiliya. Arayibumbisha ati kandi uyishyire ahirengeye ku giti. Abazaba barembejwe n'ubumara bw'izo nzoka bakareba iyo nzoka y'umuringa ngo bizagenda bite? Ibintu birimo gutegura kureba Yezu muri Eucharistia tukabaho. Inzoka y'umuringa niyo shusho ya mbere Imana yemeye ko abantu bifashisha ngo bamenye Imana, kuko ntabwo ari iyo nzoka yakizaga, ahubwo nicyo Nyagasani yari yarashyizemo nk'ikimenyetso. Dufite ibimenyetso byinshi muri Kiliziya, abantu benshi b'Abakristo Gatolika nabo baguye bacitse uruhondogoro birirwa biyirisobanura ku barokore n'abandi. Kristo Yesu akuzwe. Muraho neza Bikira Mariya kw'Imana. Ntabwo dusenga ibishushanyo, imbaraga n'ububasha biba muri iyi shusho nitwe tubizi. Nta mpamvu n'imwe yo kugirirwa mwisobanuraho ko tudasenga ibishushanyo. Bikira Mariya mu bukwe bw'Ikana yari kumwe na Yezu. Abantu bose baburaniwe babuze uko babigenza. Bikira Mariya arababwira ngo mubigenze gute? Birakunda. Niyo mpamvu imbaraga ziri muri iri shusho n'ububasha udashobora kubibonesha amaso y'umubiri igihe utamweguriye. Kwiyegurira Bikira Mariya rero ntabwo bisaba experience, ntabwo bisaba ubundi izindi mbaraga, birasaba kumwemera, birasaba kumwakira. Niyo formule nta yindi ndakubwira. Rero Bikira Mariya ni umuntu udasanzwe mu buzima bwa muntu. Yemeye kutubera umubyeyi, yemeye kutubera umubyeyi tutari tubikwiye, kandi arabiyemera, arabikora. Uyu munsi rero mubona ahantu henshi hagenda haba ibibazo bitandukanye. Muri Bosnia ejobundi Medjugorje barahatwitse, batwika umubyeyi Bikira Mariya. Mwabonye ibyabaye muri Israel, bafata amashoka bagakubita amashoka umubyeyi Bikira Mariya. Ariko ibyo byose nta kintu bishobora guhindura ku bubasha bw'umubyeyi Bikira Mariya. Nta kintu na gito bishobora kumuhinduraho. Rero umuntu wese ufashe iya mbere agafata ingamba, akamwumva, akamwumvira, akamutega amatwi, akaba ari we umwiyoborera, aramuyobora nta kabuza. Uyu munsi rero ibintu byanyu byo gushidikanya mugahora muri muzunga Bikira Mariya. Bikira Mariya ni umubyeyi ukuri, ni umubyeyi ukwiye kuba umubyeyi kandi ukwiye kwitwa umubyeyi. Bikira Mariya ni umuntu udasanzwe mu buzima bwacu, mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye. Akenshi usanga abantu benshi ibibazo duhura nabyo cyangwa se tugenda tugira ari ukutamwisunga, wisunze Bikira Mariya kuko akagufata ikiganza, akagufata ukuboko, mukagendana mu rugendo rwa buri munsi rw'ubuzima bwawe butakoroheye cyangwa se bukoroheye. Byagutwara iki? Kumwemera, deja kumwemera bikakunanira. Urabona ngiye ko nambariye urugamba, duhora turi kumwe, duhora dufatanye urunana. Ntabwo yancika, nanjye ntinamucika. Urabona se hari icyo mbaye ubona yeguriye Bikira Mariya. Uyu munsi fata umwanzuro uvuge ngo ndashaka kugendana nawe mubyeyi Mariya. Bikira Mariya kw'Imana agwishe mu gishura cye cy'ubusugi, umugani wa Oreste. Iyo yagwishe mu gishura cye cy'ubusugi, umwanzi ntabwo ashobora kukugiraho ububasha, ibibazo ntibishobora kukugiraho ububasha. Bikira Mariya yagufashe ikiganza, imbaraga uba ufite ntabwo ushobora kuzisobanurira umuntu. Ariko uyu munsi usanga mwese murashidikanya, mwifashe nk'imfubyi. Mumeze nk'imfubyi zitagira uzirera. Muhora mufite agahinda, muhora mubabaye,
murana umushiha n'umujinya kubera ko mudafite Bikira Mariya. Ubu ngubu koko uzi imbaraga ziri muri iyi shusho wowe ndeba urazizi? Wowe ndeba urazizi? Icyo nakubwira cyo rero ni kimwe, mwene data dusangiye kwemera, waba mu Yehova, waba mu Dive, waba mu Islam, waba mu ADPR, waba idini ryose waba uvamo, jya wihengeka ku ruhande, wibwirire umubyeyi Bikira Mariya agutabara. Kuko isengesho ryawe nurimutora we aragenda akarishungura, akarigosora, akabihereza umwana we rimaze ibisubizo byigenda byisuka. Bikira Mariya ni inzira itugeza kuri Yezu, wabyanga wabyemera. Bikira Mariya ni ikiraro, ni esikariye twuririraho kugira ngo tugere kuri Yezu. Urabyumva neza? Bisubiremo, Bikira Mariya ni ikiraro twuririraho kugira ngo tugere kuri Yezu. Afite ububasha n'ubushobozi bwo kukumva, bwo kugutega amatwi. Mu mwanya, muhereza uwo mwanya, ubundi urebe ngo ibintu birakoreka, urebe ngo ibintu birakundika, urebe ngo urabona za mbaraga, urabona bwa bubasha bwo mu ijuru bukuriho, mbisubiremo. Bikira Mariya batamukunda banyura inzira ndende pe. Ukaba wari ugiye nko ku Gishushu, ukajya guca Bumbogo. Bikira Mariya ni inzira itugeza kuri Yezu. Abatamunyuraho banyura inzira ndende. Nunyura kuri Bikira Mariya ntuzayoba, nunyura kuri Bikira Mariya ntuzananirwa, nunyura kuri Bikira Mariya ntuzagenda unaniwe, ntuzagenda urushe, uzagenda ufite ibyishimo, uzagenda ufite amahoro mu buzima bwawe, uzagenda ufite umunezero. Mwene data, ndakubwira ngo uyu munsi fata icyemezo, fata umwanzuro. Mw'ababyeyi murabizi Bikira Mariya, ababyeyi bajyaga kumusura ahantu yari atuye ku musozi, bafite ibibazo akababwira ati muzajye mufata isaro muritamire. Uzi impamvu yabibabwiraga gutyo? Kwiga guceceka, kwiga gutuza, kwiga kuvuga make, kugira umutuzo muri wowe. Iyo udafite umutuzo muri wowe, iyo ujagaraye, ababyeyi b'iyi minsi bagira ngo mumwigireho kubaka, mumwigireho kurera, mumwigireho guca bugufi, mumwigireho byose. Uzarebe ko ibintu bitazagenda neza. Fata umwanzuro wige kuri Bikira Mariya. Uzigira kuri nde se? Fata umwanzuro, mwumvire. Mubwiye Bikira Mariya, nyigisha gukunda Imana, nyigisha gukunda Yezu, nyigisha kubaka, nyigisha kurera. Nurerana na Bikira Mariya, abana bawe ntabwo bazajya mu itabi, ntabwo bazajya mu nzoga, ntabwo bazajya mu butinganyi. Umugabo wawe ntabwo azagusiga, umugore wawe ntabwo azagusiga. N'abagabo nuko mukunde Bikira Mariya, sibyo? Uyu munsi ni uwawe wo gufata umwanzuro, ni uyu munsi wo gufata icyemezo ukavuga ngo reka mve muri ibi ngibi, nkurikire uyu mubyeyi, ambere umubyeyi, mubere umwana. Mwige kumvira, mwige kwakira Imana mu buzima bwanyu. Uyu munsi naje kubabwira Bikira Mariya kubera ko namwumviye, kubera ko namwakiriye, kubera ko namwiyeguriye. Urubyiruko ba Gen Z, mwiyegurire Bikira Mariya, mukunde Bikira Mariya n'imitima yanyu yose n'amagara yanyu yose, mumushireho umutima, ubundi murebe ukuntu ibintu bihinduka. Twimane Mariya, uduhishe mu bishura cyawe, kimwe cy'ubusugi, umwanzi umwima ijambo ku buzima bwacu,
utoze kumukurikiza, wumvira Imana. Sinzi niba niririmbye neza cyangwa sinzi kuririmba, ariko ako karirimbo nyine karakubwira Bikira Mariya. Hari izindi zivuga Bikira Mariya zimukubwira. Turi ingabo za Mariya. Uyu munsi ndi kumwe na Bikira Mariya rwose, kugira ngo mubabwire imbona nkubone, mubabwire mundeba. Urabona ko iyi niyo dore na badge ndayambaye. Ntako bisa nko kwiyegurira Bikira Mariya, ntako bisa nko gukunda Bikira Mariya, ntako bisa nko kugendana nawe, ntako bisa nko gutererana nawe, ntako bisa nko gutambikana nawe. Bikira Mariya ntako bisa nko kumwumvira, ntako bisa nko kumutega amatwi. Mubyeyi Bikira Mariya, abana babo batabare, bamwe bararushe, abandi bararemerewe, abandi bafite agahinda, abandi babuze uko babigenza, babe hafi. Mubyeyi Bikira Mariya babe hafi, abimane. Ubundi ndamukanyo ni Bikira Mariya abimane. Reka ngushimire gukurikiye Catholic World TV aho uri hose mu bice bitandukanye by'isi. Imana ishobora byose guha umugisha. Uyu munsi rero reka mbabwire ngo ndi kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya, ariko mufite message. Wowe wifuza gutera inkunga Catholic World TV, hari uburyo bworoshye. Murabona ko na microphone ifite, hari umuntu wanizaga ibikoresho bya kamera n'ama microphone, ejo bundi yagize ibyago barabyiba. Uyu munsi rero ndashaka kugura ibyanjye. Nimba wumva hari umusanzu watera, ndaza kubahereza nimero hano kuri screen. Aho uri hose muri diaspora, Canada, Catholic friend from Philippines, Catholic friend from India, Catholic friend from United States, Catholic friend from every continent. Please support Catholic World TV. May God bless you. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, kandi ndabifuriza gukomeza kuba mu biganza by'umubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya akomeza abimane, abakomeza ababe hafi, akomeza abahishe mu bishura bye, akomeze ababe hafi kandi abahe umugisha. Ndabakunda cyane. Ukore subscribe, musharinge kino kiganiro kigere kuri benshi. Ikindi kintu nababwira, Cardinal Kambanda muri iyi minsi 18 azajyana n'abana ba Archdiocese ya Kigali ikibeho. Abo bana bacu banyu mubategure, mubafashe, bagiye kureba Bikira Mariya, bagende bumve umunyenga. Bikira Mariya bumvisha umunyenga, abumvisha ikinyenga, sibyo? Bifuje gukomeza kugira ibihe byiza, kandi mukomeze mugubwe neza, mukomeze kuba mu biganza by'umubyeyi Bikira Mariya. Imana ishobora byose ibahe umugisha. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.